Ndagusuje dukomeje kubana kuri General Knowledge Entertainment, umuyoboro ukugezaho ubumenyi butandukanye bwibanda ku buzima, ikoranabuhanga ndetse na politiki. Uyu munsi reka tujye mu buzima turebere hamwe byinshi ku bumuga bwa autisme butera imyitwarire idasanzwe. Autisme ni ihinduka ridindiza imikurire n'imikorere y'ubwonko n'imyakura bya muntu, bikamuviramo ubumuga bwo mu mutwe ku buryo uyifite bimugiraho ingaruka zirimo no kugira imyitwarire idasanzwe ndetse agahora akora ibinyuranye n'iby'abandi kuko aba atumva impamvu yabyo. Uyifite akenshi arangwa n'ibirimo kurobanura cyane ibyo arya, kugorwa no kugenzura amarangamutima ye, kuba yananirwa kumenya uko yitwara mu bandi ndetse n'ibindi. Abahanga bagaragaza ko n'ubundi autisme atari uburwayi, ahubwo ko ari imikorere y'ubwonko bw'uyifite ituma agira imyitwarire idasanzwe itandukanye n'iy'abandi ndetse agakora ibinyuranye kuko aba atumva impamvu yabyo. Ikigo gishinzwe ubuzima muri Amerika, National Institute of Health, mu ishami ryacyo rishinzwe iby'ubuvuzi, National Center for Biotechnology Information (NCBI), kigaragaza ko mu isesengura cyakoreye ubushakashatsi butandukanye burimo n'ubwatewe inkunga na Minisiteri y'Ubuzima mu Butaliyani, byagaragaye ko abana bafite autisme bakunze guhitamo ibiryo bikungahaye ku mavuta cyane. Ibyo biryo bikaba ari nka pizza, ice cream, imigati, keke n'ibindi byiganjemo ibiryohera. Ni mu gihe badakunze kurya ibiryo birimo ibisharira ndetse n'ibindi bintu birimo ibinyabutabire byifitemo acide, ibituma badakunze kurya imbuto nk'amacunga, indimu, inkeri ndetse n'ibindi bintu birimo ibyo kunywa nk'ikawa, imivinyo ndetse ntibanakunde no kurya amafunguro ariho imboga. Abafite autisme kandi ntibakunda impinduka no mu buzima bwabo busanzwe. Ibi bishobora no kubatera umujinya udasanzwe mu gihe basanze ibyo bubatse byahinduwe mu bundi buryo cyangwa se bakisanga mu bintu batamenyereye. Ibi bikaba bitera guhindagurika kudasanzwe kw'amarangamutima yabo. Ibindi bintu bibagora ni imivugire, kuko umwana ufite autisme ashobora kunanirwa gukurikiranya amagambo neza, akaba yavuga akagera agasubiramo ijambo rimwe inshuro nyinshi. Ibi bikaba bigira uruhare mu idindira ry'ubwenge bw'umwana, bigasaba kwitabwaho byihariye ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ibimenyetso byayo bishobora kugaragara umuntu akiri muto cyangwa se bikaba byagaragara akuze. Mu mwaka w'2021, ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe gukumira no kwita ku ndwara z'ibyorezo CDC cyatangaje imurikwa ry'uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gutahura autisme mu bana hakiri kare. Iryo koranabuhanga rikaba ryarakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Chicago muri Amerika. CDC yagaragaje ko iryo koranabuhanga ryitezweho uruhare mu kumenya hakiri kare ko abana bafite autisme ugereranije n'uburyo gakondo bwari busanzweho mu kubasuzuma no gupima amaraso, dore ko ubwo buryo bushobora no gutuma habaho kwibeshya mu bisubizo bigaragaza ko umwana yaba afite autisme cyangwa se atayifite. Ese mu Rwanda autisme ho bimeze bite? Mu kwezi k'Ukwakira mu mwaka w'2023, abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite, batabarije abana bafite autisme mu Rwanda batabona ubufasha nk'uko bikwiriye ngo bahabwe uburezi nk'abandi. Icyo gihe ubwo yari imbere y'abadepite, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu bamusabye ko iki kibazo cy'abana bafite autisme cyakwitabwaho bagahabwa uburezi. Imibare y'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku Buzima OMS igaragaza ko umwe mu bana 100 aba afite autisme. Kugeza ubu mu Rwanda ho nta mibare nyakuri y'abayifite, gusa icyo gihe ikigo cya autisme mu Rwanda cyagaragazaga ko kuva cyatangira muri 2015 cyari kimaze kwakira abana 300 cyahaye uburezi bw'ibanze. Reka turebere hamwe uko ufite autisme yitabwaho. Ikigo cy'ubuvuzi University of Rochester Medical Center cya kaminuza ya Rochester muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigaragaza ko autisme yibasira abantu ku buryo butandukanye, ku buryo hari abashobora gukura bakaba bakwibana ntibagire ikibazo bakabaho ubuzima bwabo busanzwe, mu gihe hari abandi bidashoboka. Ibi rero bikaba bituma hari uburyo butandukanye bwakwifashishwa ku kwita ku muntu ufite autisme kugira ngo atagorwa n'ubuzima, ariko ikigo cya University of Rochester Medical Center kikaba kigaruka ku mwihariko wo kwita ku mwana uyifite. Kigaragaza ko umubyeyi wita ku mwana ufite autisme cyangwa se undi muntu umurera aba akwiye kuyimenya neza ndetse akanamenya ko uwo mwana agorwa n'ibirimo kumenya uko atwara amarangamutima ye mu gihe ari mu bandi, bityo n'igihe amukosora akabikorana urukundo, kumwitaho cyane ndetse no kubaha ibyo akora akabasha kumva ko yisanzuye. Ikindi kandi uyu muntu asabwa ni ukumwigiraho, dore ko abana bafite autisme baba bafite uburyo bwabo bwihariye bw'uko babona ibintu, ku buryo ukurikiye uko abikoramo akabona ko umwitayeho bishobora kumufasha mu mikurire ye, yaba mu mitekerereze ndetse n'ibindi. Mu gihe kandi watahuye ko umwana wawe afite autisme, ni byiza gushaka umujyanama mu mitekerereze kuko bishobora kugira uruhare mu kuba utagorwa no kumwitaho ndetse bikanagira uruhare mu mikurire ye myiza. Ndagushimiye we twabanye kuri General Knowledge Entertainment. Iyi ni isoko y'ubumenyi butandukanye.
Uyu munsi twagarutse ku ndwara ya autisme itera imyitwarire idasanzwe. Niba wumvise ubumenyi hari icyo bukunguye nawe rero busangiza abandi. Komeza ugire ibihe byiza, amahoro y'Imana abane nawe.